tureri none. Noneho bose azaduhemba neza. Turabikoze pe. Akazi bijya nakazi. Aya mafaranga bose. Yes, ni Akamena TV. Akamena TV episode y'uyu munsi nyifatiye ahangaha mu mujyi wa Gisenyi, Rubavu ku Gikonda. Na masanze n'abagabo bari gukina filme yabo, bari gukina basanze muri shooting. Dore umugabo wambaye ikigunira akaba ari pasiteri. Pasiteri bimeze bite? Turaho turamahoro. Ubuzima bumeze bute? Ubuzima buragenda nda kibazo. Uyu kuri iruhande nawe uratangiye twibwira. Jewe ubundi banyita Revera Pasteur. Nkuko dusanze mu kazi, ubuzima bw'uyu munsi n'ubuzima bw'inzitane kubamo n'ibibazo. Ubundi twebwe icyo dukora no gushaka amafaranga tunyuje mu ibwiriza butumwa no kubwiriza ijambo ry'Imana, ariko ikigambiro akaba ari amafaranga. Mukayabona gute se? Uburyo tuyabona, twizeza abakristo ko tubakiza ibyaha, ko tubambura inyatsi, ariko muri kwa kubakiza ibyaha twebwe tukadushaka imitungo yabo. Ni muri iyo mpamvu rero usanze umwe mu bakozi banjye yambaye ikigunira. Ubu abo yarari hamwe nabo bose batashye yambaye ibigunira, by'amafaranga bazanye, by'ayo imyenda bazanye byose barabedusigiye. Ubwo nyine nibyo tugiye gushaka mwamaramuko no guhemba icyumba dukoreramo no kwishyura icyumba dukoramo. Kame murabyumva, iri ni yapuro mama. Uyu nawe ni umukozi, nawe akeneye kurya, twese ubu dufite imiryango kandi ibintu biradutunze, tumaze mu gihe kirekire. Aha, niwe mutubuzi? Murakoze. Mu by'ukuri ni ngiye ukina ndi umutubuzi, ariko mu buzima busanzwe dufite indego yo kwereka abantu ko ubuzima bwo muri iyi minsi abantu babayeho batuburira abandi bababeshya, ariko ikigambiriwe cyane ari ukwigisha abantu kugira ngo birinde muri ibyo bintu. Tukabikora, tukambara ibigunira. Hari abasize imyenda, hari ababa basize amafaranga, ariko atari ibyo bigenderewe. Kinini ari ukwereka isi cyangwa abanyarwanda ibintu by'ubuzima bw'iki gihe abantu barimo bwo kubeshya no gutuburira abandi. Bivuze ko muri gukina mukurikije ibiri kuba muri iyi minsi? Nibyo turi gukina dukurikije ibiri kuba muri iyi minsi, ndetse dushaka kwigisha abantu benshi, umuryango nyarwanda kwirinda. Urabona hano hanze hari abahanuzi benshi b'ibinyoma bagenda babyitwaza, kandi nk'uko ijambo ry'Imana riravuga ngo bavuga ngo mana siko bose bazajya mu bwami bwahe bwo mu ijuru. Urimo turashaka guharanira ko abantu bamenya ukuri biciye muri iyi filime, bityo turashimira na manager ukomeje kudufasha no kudutreninga kugira ngo tubigeze ku banyarwanda benshi muri rusange, abazatubona n'abazatwumva. Uyabakuyemo cyane, uzabibona muri iyi filime. Hari abayatanze menshi cyane, za 5, za 2, ko twagendaga turimo dukina. Ibyo byose iyi filime irabisobanura. Ase ubu babwira ko isi irangiye? Urabona byanga byakunda ugeragezaga kubabwira ibishoboka byose, bitewe n'uko ibi bihe n'iyi minsi ihagaze, nguko muri rusange abatubuzi babaye benshi, kugira ngo nejo umuntu uzabibona cyangwa akadukurikira azaba adashobora guhura na babatubuzi ngo bamutuburire, azahakura icyigisho gikomeye cyane cyo kwirinda abantu b'abatubuzi ngabo. Aha, manager, iyi filime mujya kuyitegura mugakina abantu mukabambika ibigunira, abakozi b'Imana ngo ibyumba birabatunze, namwe mushaka gutungwa n'icyumba? Twebwe ntabwo ariyo ntego. Ikintu cya mbere twebwe tugambiriye ni ukwereka umuryango nyarwanda cyangwa se isi yose muri rusange ibinyoma by'abantu biyita abapasiteri cyangwa abarevera pasiteri b'uyu munsi. Ni muri iyo gahunda aho twatangiye, hari n'ibindi byinshi tubateganyije kugira ngo bazajye bitabira chaîne yacu kugira ngo bahumuke. Twebwe ntabwo turi abatubuzi, uretse ko iyo dukina koko uturebye abona ko turi abatubuzi, ariko ikigambiriwe ni ukwigisha umuryango nyarwanda kugira ngo bavane igifuniko ku maso, bitondera umuntu wese ubabwira ngo mana ko atari uzabajyana mu ijuru. Urumva? Byabaye business itunze abantu. Byabaye business itunze abantu baguramwe amamodoka bakagibura buri munsi bakubaka, ariko bagasiga abakristo babo ari intembagare, ari abakene. Ubu uyu mukuru wawe byose arabizanye.
byose arabizanye. Ibyo dukinye twebwe ni filime. Filime ni nk'uko wajya kuri taburo ukigisha isoko, ukigisha isomo. Ubu natwe ahangaha turi kwigisha rubanda cyangwa isi yose muri rusange. Umuntu wese uzareba iyi filime turamusaba ko yazajya yitondera abapasiteri ndetse n'abavugabutumwa b'uyu munsi, kubera ko ikigamije cyangwa ikigambiriwe ari ukwamburwa ibyabo. Yego, nari ndi kuri setting, niho nakoreye episode y'uyu munsi. Ni episode ntoya, ndaza kubashyiraho uduce tw'ifilm igiye gusohoka. Ishene yabo yitwa Narada 2019 Talent TV, nibyo? Yes, mwanajyaho mukabakorera subscribe, nta kibazo. Mukajye mugira umujinya abantu baba bakoze. Ni filime muzakunda rero, ni ama episode azagenda acaho. Njye nitwa Akamena Muto TV. Na Akamena Muto TV fashe iyi video hano kuri set. Ureka mbabwira ati mukomeze mugire ibyishimo. Mujye no kuri chaîne yanjye Bayadaye mukande subscribe. Aya turariye none. Noneho bose azaduhemba neza. Turabikoze pe. Akazi bijya n'akazi. Aya mafaranga bose